Mbere yuko dutangira hari ibintu nshaka kubanza gusobanura. Iriya nimero twabahaye itwandikiraho umuntu ukeneye ko tumukorera amazina y'umwana ariko tugendeye ku mazina ye cyangwa se ku mazina y'ababyeyi b'uwo mwana. Mbega tukajyanisha n'amazina y'ababyeyi b'uwo mwana. Iyo ufite izina risanzwe ushaka ko tugusobanurira cyangwa se hari amazina runaka ushaka ko hari urutonde runaka ushaka ko tugukorera, utwandikira muri comment. Buri comment yose turayibona kandi turayisoma. Ikintu kizakubwira ko twasomye comment yawe uzabonaho twaguhayeho agatima. Icyo gihe tumenya yuko icyifuzo cyawe rwose byanze bikunze vuba kizashyirwa mu bikorwa. Noneho iyo gahunda yo kutubwira amazina y'umubyeyi cyangwa se y'ababyeyi tukagukoreramo amazina ajyanye ariko y'umwana. Iyi gahunda sinavuga ko yishyurwa cyangwa se tuyishyuza, ariko nawe hari uruhare runini usabwa kugiraho. Uruhare usabwa kugiraho rero ngo nuruhe. Wishyura amafaranga 3,000 by'amanyarwanda. Impamvu wishyura ayo mafaranga niyo ngiye kugusobanurira. Uri kumva uba twandikiye kuri WhatsApp watubwiye amazina yawe cyangwa se y'ababyeyi b'uwo mwana. Ibyo ni ibintu biri prive, natwe tugakora amazina tugendeye kuri yandi y'ababyeyi n'ubundi tukabiguhereza kuri WhatsApp. Ibyo ntabwo biba ari ngombwa ngo buri muntu wese amenye ngo abantu bitwa gutya amazina yajyana nabo naya ngaya. No, iyi ngiyi aba ari gahunda yihariye yawe bwite, wowe watwandikiye kuri WhatsApp, wowe wamaze kwishyura ibyo 3,000. Ibyo 3,000 rero ntago ari ikiguzi, ni nka internet, ni nko kugura internet, kuko buriya ntago twebwe aya mazina tubabwira tuba tuyafite mu mutwe wacu, nta nubwo tuyahimba. Natwe bidusaba gusoma, kandi ntago tujya ahantu hamwe ngo dusome ngo tuvuge ngo tubonye iri zina ubusobanuro tubonyeho n'ubu ngubu ubwo nibwo tubabwira. No, bisaba dusoma ahantu henshi hatandukanye kugira ngo tube twizeye neza ko amakuru tubahaye ku izina runaka ari aya nyayo kandi yizewe. Iyo mpamvu rero ibyo 3,000 ni nka internet, kuko uri kumva turamutse twishyuza ntago twakwishyuza ayo mafaranga, kuko uri kumva natwe tuba twafashe umwanya uhagije wo gusomera ahantu henshi hatandukanye kugira ngo tumenye neza yuko ibintu tugiye kuguha ari ibyanyabyo. Hari umuntu ushobora kukutubwira ati cyangwa se akibaza ati se ngiye ko nakanze subscribe nkaba mbaha like cyangwa se nkaba sharinga video zanyu kuki ntabishyuza. Turabashimira cyane pe, muri abantu b'ingenzi cyane, abantu bakoze ibyo bintu cyangwa se n'ubu bakomeza kubikora, muri abantu b'ingenzi cyane. Turabashimira kandi tubasabira umugisha ku Mana. Gusa nanjye nkuko nabisobanuyeho hejuru, ntago nabyita nko kubishyuza, ari ukwishyuza twakwishyuza n'umwanya dufata kuko aba ari umwanya munini uhagije pe. Ahubwo hano tuba turi gufashanya nk'abantu bacu. Iyo gahunda uwo mwanya twebwe turawigomwa tutawushyizeho ikiguzi cyari cyo cyose. Wowe uruhare uba ufite ni nk'urw'iyo internet, wowe ugura iyo internet natwe tukaguha umwanya ndetse n'ayo mazina tukayaguha wowe ubwawe bwite, ntago ayo mazina ageza hano kuri YouTube. Aho rero niho iyo gahunda itandukaniye no kuba twakora amazina tukayazana hano kuri YouTube cyangwa se tukayashyira ku zindi mbuga. Ayo ngayo aba ari amazina yawe bwite, cyane ko haba hariho n'amazina yawe cyangwa se amazina y'ababyeyi b'uwo mwana. Urumva ni ibintu biri prive, ntago ari ibintu tuzana hano cyangwa se ku rundi rubuga urwo ari rwo rwose. Kuyaguha n'ubundi tuyagusubiza kuri WhatsApp. Akarusho kuri iyi gahunda uba ufite amahirwe abiri. Iyo tuguhaye amazina ukabona ntuyakunze, uratwandikira ukatubwira ati aya mazina ntago nayakunze, bityo tukagukorera andi mazina ku yindi nshuro ya kabiri kandi kuri bya 3,000 gusa, bitabaye ngombwa kugira andi wishyura. Tudatinze kadukomeze n'amazina mwadusabye. Izina Erika ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Norvege, rikaba risobanuye imbaraga z'iteka cyangwa se umutegetsi w'iteka, ryanasobanura uwifitemo impano y'ubutegetsi. Izina Elijah ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Uwiteka ni Yawe cyangwa se Yawe ni Imana yanjye. Izina Lenoni cyangwa se Leno ni izina ry'abahungu, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye umukundwa
cyangwa se umukunzi. Izina Ian ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo, ryakomoka no muri Scotland cyangwa se mu Bwongereza, rikaba risobanuye ngo Imana ni nyembabazi. Izina Ola iyo ryanditse gutya ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Norvege, ryakomoka no mu Baheburayo, rikaba risobanuye uw'umugisha, ryanasobanura kwera cyangwa se gutungana, ryanasobanura imbaraga. Naho iyo ryanditse gutya ni izina ry'abakobwa rikomoka Irilandi, rikaba risobanuye ngo igikomangomakazi cyiza nka zahabu. Izina Sano ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa, rikaba ari izina ry'ikinyarwanda rikomoka ku ijambo isano, rikaba risobanuye aho ikintu gihurira n'ikindi, cyangwa se aho umuntu ahuriye n'undi, cyangwa se icyo umuntu apfana n'undi. Izina Neira ni izina ry'abakobwa rikomoka Irilandi, ryakomoka no mu Baheburayo, rikaba risobanuye umutsinzi. Izina Gavri ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo ku izina Gavriyeli, rikaba risobanuye ngo Uwiteka niwe mbaraga zanjye, ryanasobanura intwari y'Imana. Izina Garen ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye utuje cyangwa se umunyamahoro. Izina Edini ni izina ry'abahungu rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ibyishimo cyangwa se umunezero, ryanasobanura uw'umugisha, rishobora no gusobanura ahantu h'umugisha cyangwa se hatekanye. Izina Miley ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo, ryakomoka no mu Balatini, rikaba risobanuye impano y'Imana. Izina Kelisa ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bwongereza, ryakomoka no mu Balatini, rishobora no gukomoka muri Afurika, rikaba risobanuye imigisha cyangwa se ubwiza. Izina Ani ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ukunditse cyangwa se umukundwa, rishobora no gusobanura umunyembabazi. Izina Milo cyangwa se Milo ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye intwari cyangwa se umusirikare. Izina Doxy ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage, ryakomoka no muri Scotland, rikaba risobanuye umuyobozi cyangwa se uyobora, rishobora no gukomoka ku izina Doxa cyangwa se Doxy, rikaba izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye icyubahiro cyangwa se ibisingizo. Izina Chancelique ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki, rikaba rifitanye isano n'izina ry'icyongereza ndetse n'igifaransa chance cyangwa se chance, rikaba risobanuye amahirwe meza. Izina Sydney ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa rikomoka mu Bufaransa, ryakomoka no mu Bwongereza, rikaba risobanuye ikirwa kigari, rishobora no gusobanura umutagatifu Denis. Denis ni izina rikomoka ku izina Dionysus ry'Ubugiriki, rikaba ari izina ryahabwaga Imana y'Ubugiriki, Imana ya divayi cyangwa se y'uburumbuke, ndetse n'Imana y'imirima cyangwa se ibirori cyangwa ibyishimo. Izina Anisa ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo, ryakomoka no mu Barabu, rikaba risobanuye impuhwe, rishobora no gusobanura inshuti nziza. Izina Nova ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye umushya, ryanasobanura inyenyeri nshyashya. Izina Gwiza ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa, rikaba izina ry'ikinyarwanda, rikaba ari izina rihabwa umwana bamwifuriza kugwiza cyangwa se gutunga. Izina Dula ni izina ry'abahungu rikomoka mu Balatini ku izina Durans, rikaba risobanuye gushikama cyangwa se kwihangana. Wakoze cyane kubana natwe, ntuzacikwe na video ikurikira.